zirimo zibera hariya za Masisi, aho batubwiye bati hano Masisi ibintu birimo bimeze nabi, ati inkotanyi barimo barazirasa ku buryo bwose bishoboka, ati ibi ntabwo mushobora kubyumva, ati bigenda gute rero, byaba byifashe gute, ngo ni hehe rero arimo habera intambara ikomeye cyane, reka mubyumve naha ngo hano hatatu. Barimo baravuga rero bati tugende twureberera ngo ahantu rero wazarendo barimo bakora ibishya, bakoze akantu gashyashya n'ahantu bita Nyamaboko ya mbere Masisi, ahantu bita Kazinga muri sekiteri ya Oso Banyungu, aho bakubwira bati bavuga ati wazarendo hano, ati haje drone zikubita zirarimbura impuzu za M23 ya Kagame, ati ku buryo ibintu birimo bibera hano, ati mu gihe gito barimo barasatira Goma, ati ku buryo rero biboneka ko na Kagame nawe atazemera gukuramo ingabo ziwe, ahubwo hano biboneka ko ameze nkaho yazishese kugira ngo zizahapfire. nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Reka twongere tubaramutse inshuti za radio na televiziyo Umusare, muri aka kanya twinjiye muri studio kugira ngo tubane namwe ku makuru arimo arahitagira ku isi ya rurema ndetse mu karere k'ibiyaga bigari byaba byifashe gute. Turanyarukira i Washington, tuva i Washington twerekera hano hehe muri demokarasi ya Kongo, ariko kandi cyane cyane turibanda mu Rwanda, mu Burundi hoho n'impunda marembe bobo bibereye mu munyenga. Ibitwara bibabwiye rero tuti amahoro ni iki kintu cya mbere, burya umugabo nuharanira amahoro. Ninde wabiririmbye? Umugabo nyamugabo ni Chansho Hamisi. Reka Chansho Hamisi tumuhe icyubahiro kiwiwe, kuko Chansho Hamisi numwe mu bantu b'abartiste b'abarundi babayeho mu gihe cyashize. Chansho Hamisi rero yamwe mu bantu bagerageje kuririmba indirimbo zinyura amatwi ariko zirimo inyigisho zikomeye. Umugabo nyamugabo rero ubwo Chansho Hamisi yubahwe aho aryamiye ukuboko kw'abagabo asinzire mu mana. Reka rero tumanuke rero, hari abantu bagerageje kutusangiza inkuru cyangwa se batubwira bati mwahora mutugezaho igiki amateka ndetse mukatubwira ibijyanye n'akahise, haba mu bartiste cyangwa se mu bakinnyi umupira n'ibindi, ati birya bintu byaraturyohera kuri radio na televiziyo Umusare, ati byaratuzamura hejuru. Nibyo koko. Uyu rero yitwa Hasani, ati jewe ndumwe mu bantu babashije kuba bavuka ahantu, mwumve ahantu avuka, ati jewe mvuka i Butare ahantu mu Muyogoro. Okay, ubwo rero ihuye mu Muyogoro. Aragira ati rero je Hasani, ati ndebaza, ati ndumwe mu bantu bumva radio na televiziyo Umusare, ati mu bakinnyi bamukura harimo umukinnyi bitaga Gashira bake, yari umunyezamu, ati mwambwira aho yaba aherereye. Arongera ati hari akanyamakuru twahora dusoma cyane kavugaga umuntu bita Kopa Kitenge, ati Kitenge yari umukongomani, ati twebwe twara abanyeshuri, ati aho twigaga, ati wasangaga benshi tuvuga tuti tubona ako kanyamakuru ako kanyamakuru rero ubwo abagasomye muraza kutubwira ako kamamaza ni ngo ni Kopa Kitenge rero ngo yarabaye i Butare, yari umwe mu bakongomani, ngo cyane cyane yari umwe mu bantu barangwa ku nyogosho iteye ubwoba ubwo rero abantu mwamuzi Kopa Kitenge rero mwagerageza mugasubiza uyu Hasani. Aragira ati rero, ati Kopa Kitenge, ati n'ubu kugeza iyi saha ntituzi iherezo ry'iwiwe, yarashaje yarapfuye, ati ababa bazi Kopa Kitenge ngo mwatubwira muti yoba aherereye hehe rero. Ubwo rero ako kamenyesha amakuru cyangwa ako kanyamakuru rero ababa bakazi rero, ubwo mwakabwira Kopa Kitenge nako mwakabwira Hasani, mukamubwira ati ako kanyamakuru karaka nagiwe ndakazi naragasomye. Ariko amaherezo y'uyu Kopa Kitenge ntago nzi ahantu yabaherereye. Ubwo rero ababa bakurikirana ibintu n'ibindi muri komantiri murashobora kutubwira muti Gashira bake uyu ntabwo tuzi aho aherereye cyangwa yarapfuye, Kopa Kitenge nawe ntabwo tuzi aho aherereye cyangwa se byagenze uku nuku. Birashobora ko Hasani nawe ugasanga ari umukongomani akarimo abaza bene wabo. Reka twikomereze rero ku makuru yacu. Urumva nababa dutera inkuru batubaza bati ibyanyu bimeze gute. Amakuru rero reka tuyahere cyane cyane hariya New York, kuko niyo alerte baduhaye batubwira bati igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Ibi barabivuga nkagira ngo barabeshya, ariko noneho ubu nibwo ntibyemera ko igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Ibi noneho ndabyemeye. Ni igiki rero kuvuga ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda? Mwarabibonye ko hariya Madamu Trump, umugore wa Trump,
yagize gute yahamagaje abandi badamu bagenzi biwe kugira ngo bagire gute bagirane inama cyangwa se bungurane ibitekerezo. Icyababaje rero cyangwa se icyatangaje abantu ni uburyo atahamagaje Jeannette Kagame, madamu Kagame. Ibi ngo ukaba biterwa n'iki? Bikaba biterwa n'ubushotoranyi n'intambara n'ubwicanyi umugabo we arimo akora muri Congo. Ikibabaje rero ni ikihe? Kubera mpamvu duhereye kuri iyi nkuru rero, ariyo mpamvu twabwiye tuti igisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Ngo ni uburyo mukurikirane mwumve, ngo ni uburyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Congo, mama we, nyakubahwa uyu mudamu Denise Nyakeru Tshisekedi, ngo baba bari yagiye kumugandagurira kumwicira hariya i New York, muri hoteli yari arimo. Nimwumve rero iki kintu gikomeye cyane, ndetse muhite munagihava rero muvuye muti burya ibintu birakomeye cyane. Nyakeru rero, uyu madamu Denise Nyakeru Tshisekedi ngo yarusimbutse aho abicanyi ngo bari bagiye kumugandagurira hariya Tshisekedi. Amakuru rero barimo Denise Nyakeru Tshisekedi aho bari bagiye kumugandagurira hariya New York. Amakuru rero arimo acicikana, abantu barimo baragira bati noneho nta bindi, noneho FPR irirangije, karabaye nimba igiye gukora ibyaha nka biriya hariya muri Leta Zunze za Amerika, ati bo rero noneho karabaye. Byaba rero byagenze gute, byifashe gute rero aho inzego za FBI zakoze ibishoboka byose maze zigatabara uyu mama rero, uyu perezida na première dame du pays du Congo wa Chilombo Tshisekedi, uyu Nyakeru. Ubwo rero inzego z'iperereza ngo zirimo zirirukanka cyane zishakisha abantu. Rero bamwe batangiye kuvuga bati Kigali, abandi bati karabaye, noneho Kigali irabikizwa n'iki? Nimba iperereza riribuze gufata Kigali, noneho biri bugende gute? Bati barirangije, igisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Ibi barabivuze tugira ngo barabeshya ngayo nguko. Rero ubwo aya makuru rero turimo turayakurikirana cyane, turatohoza cyane, twihuta cyane, tuvuga tuti reka rero turindire turabe ibi bintu aho biri bugarikire. Ariko rero noneho byaba bibabaje cyane. Nimwibaze na mwebwe, kandi koko ibi birashoboka. Ubwo burya ngo urukurukuru niyo nkuru, ubwo abantu batangiye guhwihwisa iyi nkuru bati nta wundi, nta handi, nta bandi, ati abicanyi dufite mu karere nta bandi ni u Rwanda. Ibi rero ngo igihugu cy'u Rwanda kirimo kiragenda giseba ku buryo buteye ubwoba, kuko nimba kigeze aho kijya gukora icyaha nk'iki New York, ubu rero noneho Donald Trump bugende gute mukagira imana mwe? Ibi bintu abantu bakurikirana ibintu n'ibindi baragira bati u Rwanda rwari rwambaye inzogera ku kuguru, aricyo twakwita noneho ibihano. Atari ko nimba iki cyaha kibuze kubafata ko bari bagiye kugandagura uyu mudamu bamuhora ubusa, ati noneho barambara inzogera hehe mu ijosi. Ati byanga bikunda rero iyi ntwaro cyangwa se ubu butegetsi bwa FPR Inkotanyi buragaragara ko ari ubutegetsi butunzwe n'amaraso. Ati byanga bikunda butegezwa gukurwaho. Ngayo nguko rero, ubwo reka turindire iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baraza kubishyira ahabona, natwe turaba duhari 5/5, turaza kwibagezaho byose uko byifashe. Ngwambaye rero ikirezi ntamenya ko kera, ntibya bindi tukubwira tuti uyu muntu yarabivuze cyane. Ninde rero? Uyu munyakenya yagize ati iyo ikintu cyaguhera kikurazanira ibyo kurya, noneho icyo kintu bikakinanira, kikabona noneho urabyizaniye, ati cyangwa se ukabibura, ati cya kintu cyahora kikuzanira ibyo kurya nicyo urya, ati gihinduka umuhigo, ati cyahora kiguhigira, iyo byanze ko kizana umuhigo, ati nicyo gihinduka umuhigo. Aho tubivuze mu Kinyarwanda, ni umunyakenya rero yarimo arabivuga. Reka rero duherere kuri iki kinyamakuru Imvaho. Imizindaro ya Kigali noneho yagize gute? Yabuze ibyo ivuga. Tuvuga ko noneho yagize gute? Ngo kagira imana mwe, hariho abantu ngo nubwo utakwemerera ngo ukuru kwavu rwiruka, ngo nubwo utakwemerera ngo ubiki, sinzi ko bavuze ngo nubwo wagaya ngo bakunda kugaya ngo bakavuga ngo dore igicebe cyayo. Ariko ngo kagira imana mwe, nimwumve rero kayihande rero Imvaho nshya, aho yateye hejuru ikavuza induru, ikavuza iyabahanda iti mwumve rwa rwanko rero. Umugabo umwe ati igihugu cy'u Burundi twaramahasa, arongera ati kandi dukeneye ko imibaniro yacu yaba myiza. Hamagaye ategeka ibinyamakuru byiwe gusebya igihugu cy'ikibanyi. Nyakubahwa rero nta wundi rero turimo tuvugwa, ninde? N'umwubahwa madamu wasamuragwa uyu bamwita rero, bamwita indi Angeline Ndayishimiye, umwubahwa rero, aho yari yatumiwe hariya na mugenzi we wa Congo. Kigali rero yo yashikuje iti
ngo madamu Denise Ndayishimiye uyu mwubahwa ngo yabageze ngo New York ngo hakabura umuntu ngo umwakira ngo ari mu kimwaro kinini ngo kuko yageze ngo i New York hakabura umwakira. Aha, ibi rero nibyo tuba dushaka kugira ngo dusesangure neza. Yageze New York habura umwakira, ariko se yahageze yijyanye cyangwa se yaratumiwe? Abantu rero bati ale twaje rero twazanye urutaro tuje kugosora, ati Kigali reka tuyihane tuyihanize tuyibwire tuti ziba ntuzosubire kuvuga kuko ntacyo uvugaho, ati ahubwo urimo urimaramaza mu bantu. Ibi ngo nukwikoza isoni, mwari mubizi kwikoza isoni barwabuze isoni. Ubwo rero ibinyamakuru bya Kigali rero mwumve namwe kugira ngo byandike iyi nkuru, murumva ko ari ibintu bikomeye. Hari abantu rero bahita basubiza rero bati nibyo koko tweremeye ko madamu sibyo ko ari n'ibinyoma biteye ubwoba biteye n'isesemi, kuko uwatumyeho uwamuhaye ubutumwa invitation arahari, ni madamu wa Trump. Niwe yahamagaje mugenzi we Denise Samuragwa Evariste Ndayishimiye ati ngwino kaze muri Leta Zunze za Amerika. Noneho rero turabaza tuti mbega nimba we yagiye akabura umwakira, Jeannette Kagame we yagiye baramwakira? Aho rero ni hahandi bakubwira bati unegura uwundi utabanje kuraba uko ibyawe byifashe. Reka rero tubaze tuti mbega abantu mwandika mu mvaho nshya cyangwa se mwandika mu kinyamakuru Igihe, tubibarize gatoya. Jeannette Kagame yaba yagiye hariya baramwakira, bamwakiriye n'igiki? Mutubwire ukuntu bamwakiriye, mutubwire ukuntu ibirori byageze. Mbega kuki mutigeze mwandika muti icyabujije Jeannette Kagame kugenda New York nuko umugabo we barimo bamurega ubwicanyi muri Kongo, cyangwa se no gusahura no kuvogera igihugu cya Kongo, cyangwa se muvuge muti yararwaye nimubanze ujya gutera uburezi arabwibanza, nimuvuge muti banyarwandakazi rero mwari mubizi ko Jeannette Kagame yahora akagenda hariya i New York, atari kubu ngubu kubera ko turi mu bihano ntabwo yagiye. Mureke gusimba musimbura i Burundi, kuko i Burundi hariya ni kwa Samuragwa, ni muhihoze. Kuko ibi iyo mugiye kwandika ibintu nk'ibi muba mwabuze inkuru mwandika, muba murimo muri maramaza, ntimwandike muti hariya muri Rubero muti inkotanyi bazishe bazimaze. Amakuru rero arimo arahitagira ni menshi cyane, ibintu bikomeje gukomera. Rero reka rero twikomereze n'amakuru yacu. Nguko rero ikinyamakuru rero Igihe uko cyamaramaye rero kibura icyo cyandika, aho kugira ngo cyandike kivuga ku butegetsi bwa Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame, kirasimbuka kitereka tujye i Burundi. Aha rero ngo bishatse kuvuga iki rero? Iyo tufate rero mujye mukurikiza, mujye mufata inkuru neza, muzikompare mukuremo ibintu, kuko nicyo kintu cya kikubwira kiti intambara burya iyi nkotanyi zisigaye zirwana mu buryo butatu. Intambara y'amasasu yo barayitsinzwe, diplomasi barayitsinzwe nayo, ubu noneho barimo barwana intambara y'ubwicanyi n'iterabwoba. Bivuze iki rero? Nimba Nyekeru uyu Denise Nyekeru Tshisekedi, madamu wa Kishinombo Tshisekedi, bari bagiye kumwicira hariya, ibi ni ukugira ngo bahungabanye gusa Kirombo Tshisekedi. Ibi rero bivuze iki muri diplomasi no muri politike? Ni ukuvuga ikintu biba bivuze nuko baramutse koko bamugandaguye, Kirombo Tshisekedi yahungabana, bityo intambara ikaba yakomeza cyangwa se bikaba byahindura ibintu mu karere. Ariko noneho rero ibintu ni bibiri, nimba rero bibananiye rero bagafatwa, rero biragenda gute rero? Aba noneho barakubitwa barajyanwa muri puberi bajye kubahambayo. Ngayo nguko rero ibi twarabivuze turabiharanira tuti ngiyi rero ingoma yamaze abantu, ngiyi ingoma Karinga yisha abantu, muti reka data. Ariko tukababwira tuti nyabuneka icyahitanye Kizito Mihigo kigahitana inde Rwigara Isina Paul, kikagenda kigahitana inde, kigahitana Metre Bukuru Ntwari, mukitondere kuko iyi ngoma ni ingoma yabecanyi. Murebe namwebwe abantu bafunga bakanafunga barafinda baravuze ko ari umusazi ntibamujyana indera. Ibi bintu mwakwibaza. Reka tunaramutse cyane bene wacu bafunzwe rero, barimo madamu Ingabire Victoire, barimo barafinda Cyuma Hasani, Toneste Umubavu ndetse na Karasira n'abandi benshi. Madamu Idamanji tubabwira tuti muhumure, n'igihe gitoya kibura gusa, ariko turi kumwe namwe 5 kuri 5 ingoma yahenutse. Reka rero turebe ihenuka ry'ingoma, tuyirebere muri rusange uko byifashe. Ngayo nguko rero ibi bintu rero mubonye Kigali irimo irandika ibi, ni ukuvuga iki rero? Ni igisebo gikomeye babuzeho bacira nayo bamira, kuko iyo utandukiriye kujya kuvuga ibyo ahandi ndetse ukavuga ibintu by'ibinyoma bikomeye nk'ibi, ibi biba ari igisebo gikomeye, kuko urimo urasebya perezida w'abandi, mudamu presidente w'abandi, mu gihe yageze New York bakamwakirana n'urweze, bakamuhaguruka bakamuririmbira, abasirikare bakakira, baki byose bakakira, bati ngwino niwe twari dukeneye. Abandi nabo batereka da bamwakiriye nabi. Aho ubukoze ku giki ku mpande zibiri. Icya mbere
haba ari Washington hariya ubusebeje uwamutumiye uvuga ko nta kinyabupfura afite cyangwa se nta bumuntu afite kuba ataragiye kwakira uwo yatumiye, icyo ni cyaha gihanwa n'amategeko. Ikigira kabiri, uba ugize gute usuzuguye ugi uwahamagajwe, ni ukuvuga ku mpande zose nta mibanire myiza bashaka, nta rukundo bakeneye, bobo icyo bakeneye gusa ni igiki, ni ugusebanya, nibyo Kigali ikeneye. Ibi rero bikagaruka kuri bya bindi bavuze bati akarere twarakayogoje, noneho bambutse n'amazi magari bati na hariya reka tujye kuhayogoza. Aba bantu rero bazisanga hehe? Reka tuharindire gatoya, igihe kizabashyira mu mwanya wacyo tubirindire. Dukomeze rero n'amakuru rero turimo turakurikirana amakuru rero arimo yihuta cyane. Reka tugaruke hariya rero igako, abantu batubwiye bati are hariya igako hari ibintu byahabereye, ariko ibintu byabereye hariya igako muri ya nama y'abayobozi, ati ari ibintu mwebwe mutakurikiranye, ati reka tubikubwire munkurikire rero mwumve ukuntu ibintu byagenze hariya. Bati biriya ntabwo byari inama, ati ibintu by'ikinamico FPR ikoresha, ati kandi Kagame hariya ati ava yikuyeho igiki ibyaha agahita abishyira ku bayobozi. Ati reka tuguhe urugendo rero, ati biriya bintu yavuze bya mituweli, ati uriya muturage, ati ni umuturage koko umwumve, ibi bintu birababaje, ngo ni umubyeyi yari agiye kwibaruka ku bitaro bya Hebye Karongi, uyu mubyeyi rero ngo abura mituweli, ati kandi yabuze mituweli, ati arapfa, mwumve apfana n'umwana mu nda. Birababaje, uyu mubyeyi yarakwiriye kwandikwa mu mateka y'isi kuba yarabuze mituweli y'ibihumbi 3, hanyuma bakagira gute agapfana n'ikibondo. Icyo rero abantu bahise bagaruka rero mukurikirana radio na televiziyo Umusare, turimo turabwira baba pasiteri bari mu Rwanda, turimo turabwira baba padiri, baba senyeri bari mu Rwanda, babangirwa badepite zakadahumeka, tuti dukeneye ko muvuga, ati apana kuzaza muzana ibintu kugira kunenerura ku baturage, ahubwo muvugire abaturage. Kuko radio na televiziyo Umusare nimba twe duhaguruka tukavugira abaturage, mwebwe mu maziki usibye gusa kubeshya. Bimeze gute rero? Baragira bati uyu muturage rero hariya Karongi rero yapfuye, uyu mumama yapfuye azize inda, yagiye kubyara yabuze mituweli y'ibihumbi 3. Ati birababaje kubona Kagame ahaguruka akavuga amagambo menshi ariya abwira abayobozi ngo ni amateka ni ibiki, ati kandi ati mbega iyo mituweli ya 3 ni mbega uyu mumama yayibuze yemeye gupfa afite ibyo 3. Icyo nicyo kibazo gihari. Uyu mumama yagize ibihumbi 30 abura ntiyakuramo 3 ngo ajye kwivuza. Noneho rero mwumve rero ni bande bashyiraho amategeko n'abadepite bayatora, mbega ninde ayasinyaho? Ni perezida wa repubulika. Tuvuge rero tuti nimba rero yarapfuye bagize gute, barimo akazira mituweli y'ibihumbi 3, twumvikane. Noneho Kagame n'ubuyobozi bwiwe bakoze iki? Mbega ya mituweli barayigabanije, baravuga bati mbo ubwo abaturage bacu barimo bapfa kubera ko babuze mituweli y'ibihumbi 3, biraboneka ko twabananije, ahubwo reka dushyire ku 1000, ahari birashobora kuborohereza. Ibyo rero ni bya bindi tukubabwira tuti zakadahumeka z'abadepite zitazi kuganira, aho tuvuga tuti Kagame akoresha injiji ngo zize ziganire cyangwa se ziyobore abaturage cyangwa azitegekeshe igitugu, mu gihe abanyabwenge abicarika. Kuko nimba umaze kubona ko abaturage bapfa kubera babuze ibihumbi 3 bya mituweli, icyo wari ugiye gukora, icyo wagombye gukora mu mategeko, wagombye gufata ya mituweli ukayigabanya, none ukayishyira ku 1000 kugira ngo worohereze abaturage, ntazagire umuturage usubira gupfa. Noneho agize gute rero azira kubura mituweli? Ibyo noneho urabibyanze, noneho ufashe ya mituweli uyikubye inshuro 6, uyigize amafaranga ibihumbi 20. Tukabaza tuti noneho babaturage nibapfa bagashira bazabishwe nande? Ntibazabishwe n'ubutegetsi bwawe, ndetse ni wowe uzawubishe kuko ni wowe uri ku isonga. Abantu rero bagahita bamanuka rero batugira bati ibi bintu rero ubutegetsi bwa Paul Kagame bukora, ati ni ibintu by'agasuzuguro gakomeye cyane, ati kuko ni ibintu byo kwiyerekana kuri mwiza, ati bitubigereranya na bya bindi Yesu Kristo yavuze, ati muratinye ibintu by'abanditsi b'abafarisayo n'abasadukayo, ati bafata imizigo iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakaba batagira gute, batakozaho n'imitwe y'intoki. Ati iyo Kagame arimo avuga abayobozi nabi, ati yibaza ko yibagiwe ko ari we muyobozi mukuru, atari ko hariya abayobozi bose baba bamubona, baba babizi, ati gusa bamureka kugira ngo bimare ipfa.
ati hariya baba bamuretse kugira ngo bamureke gusa, atari ku bundi byose baba babizi. Undi rero yatwandikiye aragira ati reka mbabwire rero, ati mwibaza ko abanyarwanda turi ibicucu turi mu Rwanda, ati amaradiyo mpuzamahanga ndetse yo hanze ati yose turayumva, no kuri YouTube turayakurikirana, atari ko mumenye yuko twabuze ayo ducira n'ayo tumira, atari ku bundi ibintu byose turabizi. Ati none ati nimba umubyeyi yarapfuye azize mituweli y'ibihumbi 3 yabuze, ati reka tubabaze, ati dufate ko kwa muganga mu bitaro ari nka stade, ati stade kugira ngo winjire mujye kurorera umukino, ati bitegerezwa kugura tike. Ati rero hariya none, ati kuki murimo murenganya abaforomo, ati kuki murimo murenganya abantu cyangwa se umudogiteri warashinzwe biriya bitaro, ati ndetse ntimurenganye n'uwari ukuriye akarere kariya ka Karongi, ati kubera iki? Ati nuko hariya, ati muri stade, ati bivuga ko ujye kuraba umukino utegerezwa kugura tike, ati nta kuntu wakwinjira mu muryango wa stade, ati kubera iki? Kuko udafite aguze tike wakwinjira gute? Wavuga ko winjiye kuri nde? Ati wa wundi uhagaze mu muryango niwe yabizira. Ati rero kubera uriya mubyeyi yapfuye, ati reka dufate nk'umufirmiyeri wari ukwiriye kumwakira, ati yari kumwakira gute? Akavuga ko akandika ku ifishi gute? Ati ko ubutegetsi bwa Kigali aribwo bwabidadiye, ati bigaragara ko ubutegetsi bwa Kigali aribwo bushaka kumara abaturage. Ati murebwe mwifata muri kirigita mugaseka, ati mukamera nkaho mutazi ibibazo biri mu Rwanda. Aragira ati umuturage arapfa abuze mituweli ya 3, atari ko leta ikishyurira indege 3 Paul Kagame akajya kunaba umupira wa Paris Saint-Germain. Ati ngaho nimugereranye namwe ibyo bintu, ati amafaranga y'indege 3 umunsi umwe, ati ayo yose yakwishyurira abanyarwanda mituweli bose. Yo abanyarwanda mwumva ko babizi mwumvise ko babizi, mukurikirane ibintu mujye mukurikirana amakuru. Baragira bati tike y'indege 3 Kagame afata akabajya kuraba umupira wande wa Paris Saint-Germain na Chelsea. Ati ayo mafaranga yose y'iyo tike, ati ni leta imwishyurira, ati ayo mafaranga yakwishyurira abaturage bose iki mituweli bose mu Rwanda. Baragira bati amafaranga ashyirwa muri Arsenal muri Visit Rwanda, ati uyishyuriye mituweli abanyarwanda nimba akunda abanyarwanda, ati ni gute yagiye gufata amafaranga akajya kuyaha abazungu muri Arsenal, akajya gutanga amafaranga akajya kuyashyira muri NBR muri basket, ati zira miliyoni zirenga 40 z'amadolari zitangwa buri mwaka hariya muri Arsenal, ati ndetse no muri Bayern, ati arya amafaranga yakwishyura mituweli abanyarwanda imyaka 5. Ati rero abanyarwanda twese turamuzi ko ari we atumaze, aba n'abantu baba batwandikiye, ati turazi neza ko ari we atumaze, nareke kubeshyera abaturage n'abayobozi, ati niwe muyobozi mukuru, atahubwo azi ko tutabizi, atari kubyanga bikunda, ati burya azabibona nihagira akantu na kamwe gakoma, ati nibwo azamenya ko tubizi neza ko ari we atumaze. Ibi rero muntu bari muri opposition bimaze iki rero? Biba birimo bitubwira bidukangura bitubwira biti nyaboneka burya abantu barabizi, ariko rero harabura imbarutso kandi nayo iri bugufi. Twikomereze rero tuve hano rero, muturage wazize akarengane ariko nta kundi Imana ibwo yaramwakiriye. Tumanuke rero ku baba bazize rero ubusa rero baba barenganijwe, ngo ni bandi, ngo ni nyuma yuko Perezida Paul Kagame avuze ati abategetsi mwebwe mwurubwirasi muzira ubwirasi, ati mufite kimwe gapfa, ati nta nicyo mufite, rero mujye mukurikirana ibintu mwakagira Imana mwe, rega ni birebire. Ngo harimo bamwe rero ngo baba batangiye kugerera hehe rero ribu yaba yamaze guhamagazwa, ngo baba barimo bazira ubusa. Ariko rero ibi bintu rero muze gukurikira amakuru rero, rega abanyarwanda baradukunda bakaduha amakuru menshi cyane. Baragira bati harimo Dr Jimmy Gasore, harimo Samuel Dusengimana, atari ko rero umuntu we cyane wari ukenewe, ati ninde rero? Ngo ni Mayoro rero, ngo Prudence Rubingisa rero, ngo la mujye mukurikirana amakuru rero baba batubwiye rero. Mayoro rero ngo mu ntara y'Iburasirazuba, uyu Prudence Rubingisa rero ngo mu ntara y'Iburasirazuba rero, uyu yiwe yahamagajwe ku isonga rero, arakenewe kugira ngo akubitwe gafuni cyangwa se bamugire gute. Uyu rero numwe mu bantu n'umututsi. Hari ikindi kintu twibagiye kubabwira ku bijyanye n'urya mubyeyi ngo yaba yarapfuye hariya. Uriya mubyeyi rero yabuze mituweli, ngo ari nacyo kintu ngo kibabaje, ngo ari kuvuga ibintu bya nyirarureshwa, ariko yavuze ngo nta kintu biratana, ngo urya mubyeyi rero yari uwo mu bwoko bw'abahutu, ngo kubera ko uri uwo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bobo bavurirwa kuri farge, ubuze mituweli uvurizwa kuri farge, ngo kandi ikigega cya farge ngo kizuzwa amafaranga n'abahutu. Murabyumva?
mutega amatwi mwumve. Umuhutu ategerezwa gutanga amafaranga ya farije ku ngufu. Ni ukuvuga iki? we abahutu bavuza abacitse ku icumu ku ngufu, ariko bo ntibavurwe. Ariko noneho ngo ikibabaje ni kimwe cyonyine, si icyo. Ikibabaje ahubwo ngo nuko n'ayo mafaranga batanga muri farije ngo nabo bacitse ku icumu nabo batavurwa, ahubwo yose ajya mu hehe, mu kugura amasasa ajya kurwana muri M23. Ngayo nguko. Reka rero twikomereze rero. Ubu rero Mayor rero uyu uyu ngo Prudence Rubingisa ngo ni hariya mu ntara rero y'Iburasirazuba, mukurikire mwumve rero. Uyu rero ngo yabazira iki? Numwe mu batutsi ngo bakomeye cyane kwa Kagame, ariko hari ikintu arimo azira rero, ngo ni igiki? Mugende mukumve, mujye mukurikira ukuntu baba baduhamagaye. Uyu yaduhamagaye ari Nyagatare, aratubwira ati reka tubive imuzi, nibwo muzaba muvuga muti ariko bite ibintu aba bantu radiyo na televiziyo Umusare barakurikira kweri, reka tubahe n'abakwiriye agashimwe, reka tubahe kurikirane, reka turebe rero. Mitonde turimo turabikurikirana, tubabwira ikintu uyu Rubingisa Prudence Rubingisa yazize rero. Imvaho nshya ngo imvaho nshya irandika igira iti ngo mu kwezi kumwe gusa abantu barenga 91 ngo batawe muri yombi muri Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, ngo bazira ngo gukora ngo kunywa urumogi, ngo no kuba bagize gute ngo n'inzoga z'inkorano. Murabyumva? Mwumve rero. Uyu rero Prudence rero Rubingisa ngo hariya rero murabona ko za Nyagatare hariya ni ahantu hashikiye abantu, n'aharaza mutara n'ahantu hashikiye abatutsi bari bavuye hanze. Ibi turabyemeranya ngo ko nta kibazo na kimwe rero gihari. Ngo rero kuba rero uyu Rubingisa rero ngo yaba yarafasha aba bantu bagakora inzoga z'inkorano, ndetse amafaranga bakamuha, ariko amafaranga agashyira mu mufuko wiwe. Ibi rero ngo abantu bo muri FPR Inkotanyi rero kwiperereza, baje guperereza basanga ngo kubera abagirira impuhwe, kubera ari abatutsi bene wabo murabyumva, amafaranga rero bo bakora inzoga, ngo ibi rero byatumye bajya kumurega baramubwira bati umuntu bita Prudence Rubingisa ati hano yabiciye biracika, ati arafasha abatutsi, ahubwo ati bakora inzoga, ati amafaranga bamuha yishyirira mu mufuko, ati ntabwo arimo atabara M23. Uyu Rubingisa rero ngo yageragezaga ngo korohereza abantu b'Iburasirazuba ngo kugira ngo babashe kubaho, kuko ngo ubuzima bwo kubaho hariya burakomeye rero, ku buryo rero ngo bacuruzaga urumogi cyane cyane ruvuye muri Tanzania no mu Buganda, ndetse n'izi nzoga z'inkorano na kanyanga, ku buryo nta kibazo cyari gihari. Aha rero kumva ngo Kagame uyu muntu bita Rubingisa yabashaga gushyikirana n'abaturage, ngo byaba byaramubabaje cyane, aricyo gituma rero yakubiswe umweyo ndetse hafi yo kumwica. Uwo Rubingisa rero ubwo RIB yahise imuhamagaza avuga ati ngo rero ngo hariya rero ngo muri Nyagatare ngo niho hantu mu Rwanda ngo bamaze kumena inzoga nyinshi, nimwumve namwe mu kwezi kumwe bagafata abantu 91 bazira ngo gukora inzoga z'inkorano, ukwezi kumwe gusa. Ibi rero abantu bati karabaye. Twikomereza amakuru twe tuba twababwiye tuti ibintu birakomeye. Tumanuke gatoya rero. Umugabo rero ngo yariceri ari cumu rya rero ngo ni Premier Ministre rero inde rero Justin de. Uyu rero ngo Justin murumva ninde? Nsengi wumva. Murambabara ndabe kugira ngo simave nihinda. Justin Nsengiyumva Premier Ministre rero w'u Rwanda. Ngo noneho ngo amagambo yavuze nawe ngo ashobora kuyazira mu gihe gitoya cyane. Ngo byagenze gute? Ngo ni mu gihe nawe yagiye mu rya Kagame, ariko akavuga ibintu atabizi. Uyu yabaye nka Gatabazi wa wundi, cyangwa se aba wa wundi ninde? Ni Karugarama. Karugarama yavuze ibyo atazi ahinduka icyo ntazi. Karugarama baramubaje bati mbega Karugarama wowe ubona Paul Kagame aziyamamaza ikiringo kigira gatatu? Ati Kagame wacu ni umuntu mwiza, tubona ari igicucu cyawe kongera kwiyamamaza indi manda igira gatatu, tura n'umutegetsi wacu twifitiye. Karugarama atashye ati gahambe, ati ninde yakubwiye ko ngiye ntaziyamamaza wowe gapfa we? Ati mujya bakubivuga ubibwira. Uyu Justin rero nawe yiganye shebuja, ariko nyibuka kakajambo bavuga ngo intuzenye yiganye nkakumya mu rugo irabuzira, maze nawe atera hejuru ati gutanga serivisi mbi ku baturage ati n'icyajyanwa n'amategeko, atari kibiboneka ko bijyana na ruswa, ati biboneka ko mu nzego zose z'u Rwanda huzuyemo ruswa. Aya ni amagambo yavuzwe na Premier Ministre, kuba yemeje ko mu Rwanda ngo hariyo ruswa ica ibintu.
ibi byonyine ni icyaha ashobora kuzira ku buryo nawe mubona mu minsi mikeya bamukunkumuye. Twirukanke rero twihuta cyane, turimo tugenda tuvuga twinyaruka muri Kongo rero. Muri Kongo rero ngo icyo bita Reporters sans frontières ngo yaba yavumbuye iki kontineri yuzuyemo abamenyeshamakuru ndetse n'abandi bantu baharanira uburenganzira bwa muntu hariya i Goma, ngo bapakiwemo nande na M23 ya Kagame. Aha, ibyaha bikomeje kwiyongera. Iyi Reporters sans frontières iravuga iti kontineri twabonye twafashe yari yuzuyemo abantu bahindutse umuhondo, bapfuye bamerewe nabi, abandi bishwe n'inzara, abandi babaye amagufa gusa. Ibi rero hari abantu bahise batwandikira batubwira bati mwitonde, ati ibintu burya biragenda byisubiramo, ati izi kontineri 94, 95, 96 zafungiwemo abahutu, ati barapfa, ati ku buryo izi kontineri Kigali, Butare, ati mu Rwanda hose kontineri, hari kontineri yose hafungiwemo abahutu, ati kandi nta muntu n'umwe warokotse mu bafungiwe muri kontineri usibye umunyabugingo. Ubwo rero dusabe abantu baba barafungiwe muri kontineri rero ko bose ko bagira ikintu batubwiraho ubuzima bafungizwemo uko byari byifashe muri kontineri. Murabona kontineri n'icyuma, ati izuba rivuye, ati urashya ugashya, ati ni ikintu niyicarubozo. Ubwo rero dusabe abantu mwese mwarafungiwe muri kontineri ko mwadusangiza ubuzima mwabayemo kuri radio na televiziyo Umusare. Ngayo nguko rero iyi Reporters sans frontières rero hariya i Goma yavumbuye kontineri rero M23 irimo yica abanyamakuru hariya yica rubozo n'abantu ndetse bo muri societe civile, aho ngo bari bapakiye muri kontineri kandi n'ubu baracyayipakiyemo rero, bamwe barahiye imisatsi, barahiye basigaye ari amagufa gusa. Ubwo murumva rero ko ibintu bikomeye. Dukomeze rero ku makuru tuba twamenye. Muri Rubero rero ngo inkotanyi zirimo ziriruka kibuno mpamaguru, zirimo zirasiganwa ngo muri Rubero ngo ibintu birakomeye cyane, aho FARDC na Wazalendo bazimereye nabi bazikubita igitutu, ngo ni mu gihe Uganda yababwiye ko itazabakira. Ubu rero ngo barimo baragaruka bihuta cyane kugira ngo barebe ko baca za Bunagana bakazamuka za Nyiragongo maze bagasubira mu Rwanda. Aha rero ngo bijyanye n'hehe, bijyanye n'intambara zirimo zibera hariya za Masisi, aho batubwiye bati hano Masisi ibintu birimo bimeze nabi, ati inkotanyi barimo barazirasa ku buryo bwose bishoboka, ati ibi ntabwo mushobora kubyumva, ati bigenda gute rero, biba byifashe gute, ngo ni hehe rero arimo habera intambara ikomeye cyane, reka mubyumve. Naha ngo hano hatatu barimo baravuga rero bati tugende twurebe rero. Ngo ahantu rero Wazalendo barimo bakora ibishya, bakoze akantu gashyashya n'ahantu bita Nyamaboko ya mbere Masisi, ahantu bita Kazinga muri sekiteri ya Oso Banyungu, bakubwira bati bavuga ati Wazalendo hano, ati haje drone zikubita zirarimbura impuzu za M23 ya Kagame, ati ku buryo ibintu birimo bibera hano, ati mu gihe gito barimo barasatira Goma, ati ku buryo rero biboneka ko na Kagame nawe atazemera gukuramo ingabo ziwe, ahubwo hano biboneka ko ameze nkaho yazishese kugira ngo zizahapfire. Ngayo nguko rero ukuntu ibintu birimo bivugwa. Abandi nabo bati biriya Kagame yamaze kubikwepa, twabibonye, ati kuba uriya mugabo Joseph Kabila Kanambe yabonetse i Goma, ati yari yabivuze ko Kabila nako Kagame we yamaze kubikwepa, yabisigiye Kabila, ati hariya Kagame ashobora kuba yarabaye nka Bakame akabeshya Kabila, ati ngaho bisigarane genza komeza gufasha mu ibanga. Ariko ibintu bishoboka kubera ko Leta Zunze za Amerika mu misi zatanze zahaye Paul Kagame hasigaye imisi itarenga 5. Ngayo nguko rero kuri radio na televiziyo Umusare, mukomeze mudukurikirane 5 kuri 5 ko tuzatugera mu tumenya amakuru tuyababwira. Aha rero mwari muri kumwe na Are, mugire umunsi mwiza naho mutaha. Bye bye, ciao.